Yes, twongeye kubahereza ikaze kuri YouTube channel. Uyu mwanya NESA yasohoye itangazo ry'amanota fatizo abanyeshuri bazava by'umwihariko mu wa gatatu segonderi bajya mu wa kane segonderi. Aya ni amanota azafatirwaho kugira ngo abanyeshuri bamwe babashe kujya bajya muri interina, abandi bige exterina. Ese wakibaza ngo ayo manota azafatirwaho kugira ngo bamwe bemererwe kujya interina, abandi basigare exterina, abandi baripitinga cyangwa se basibire bongere bige undi mwaka wose, ayo manota ni ayahe? Ni itangazo risohowe na NESA ku bufatanye na REB, aho mu minsi iri imbere mikeya amanota agiye gusohoka, aho ibizamini byinshi byamaze gukosorwa, hasigaye icy'ikinyarwanda n'icyongereza nacyo kugikosora bikaba biri buzarangire ku itariki 9, aho abarimu bari kugikosora bari gusubiramo bareba niba ntaho bibeshye. Iri tangazo rero rya NESA ku bufatanye na REB riravuga ko by'umwihariko rikubiyemo ibintu byinshi ndetse tugiye kurebera hamwe, harimo ibizatuma abanyeshuri bamwe bajya kwiga interina, abandi bagasigara bakiga exterina, ndetse n'utazabona amanota fatizo bavuze hano akazajya kwiga akazasubira gusibira ku kigo yigagaho ndetse mu wa gatatu. Amanota y'ifatizo rero by'umwihariko ku bazajya kwiga interina bazafatira ku manota 50. Umunyeshuri uzabona guhera ku manota 50 kuzamura, uwo munyeshuri wese azajya kwiga muri boarding school cyangwa se interina, aho abanyeshuri biga barara. Uwo munyeshuri bizamusaba kuba yatsinze amasomo neza, ku buryo byibuze amanota yose azaba yabonye nibayateranya azabona amanota 50. Ibi ngibi akaba ari byo bizamufasha kuba yajya kwiga muri interina. Naho uzajya kwiga exterina ni uguhera ku manota 49 kumanura kugeza ku manota 20. Abo bose bazajya kwiga exterina, ariko ikintu gihari gitangaje ni uburyo abo ngabo abenshi bazigamo imyuga, kuko igihugu cy'u Rwanda ntabwo kiri gushaka ko abanyeshuri benshi bazajya biga amasomo atazajya bagirira akamaro mu gihe barangije kwiga. Akaba aricyo kintu igihugu cy'u Rwanda cyari kimaze igihe cyibazaho, ariko abanyeshuri bazabona amanota munsi ya 49 kugeza ku manota 20 bo baziga exterina. Ubwo wabyumvishe ko guhera ku manota 50 kuzamura ni ukwiga interina, naho guhera ku manota 49 kumanura kugeza kuri 20 ni ukwiga exterina. Ibi ngibi akaba ari byo bihari. Naho uzabura amanota 20 mu masomo yose bateranyije bakagabanya bagashyira ku kigereranyo cy'ijana, akabura amanota 20 ku ijana, azajya ahita asibira mu wa gatatu, kuko range ihari cyangwa se ikigereranyo gihari, amanota fatizo yo kuba umunyeshuri yajya kwiga exterina cyangwa se akajya muri interina ni uguhera ku manota 20 kuzamura. Ubu ngubu rero uzaba wabuze amanota 20 mu masomo yose, ntabwo ari mu isomo rimwe, kuko niyo mu isomo rimwe wabona 0, irindi somo ukabonamo amanota 40, ya yandi ahita aza akazamura iryo somo. Upfa kuba gusa amanota murikoreraho nayo aba ari 100 mu kizamini cya leta amasomo yose. Akaba ariyo mpamvu rero abanyeshuri bazabona amanota guhera kuri 50 kugeza ku 100 bazajya kwiga interina, naho abazahera ku manota 49 kumanura baziga exterina. Ikindi kandi bahabwe imyuga myinshi itandukanye, irimo ubwubatsi, ubudozi ndetse n'ibindi bintu byinshi, kuko bashaka ko no muri interina abanyeshuri bazajya biga kudoda, kuko biri muri bimwe mu bintu bigira akazi kandi bigatanga n'amafaranga, kuko umunyarwanda ukorera 3,000 ku munsi, ayo mafaranga ngo mu gihugu cy'u Rwanda ufite aho utaha aba ahagije kuba yabasha kuba yagufasha gutunga umuryango, waba ufite n'utundi tuntu ukora ku ruhande akaba yawutunga kandi bikagenda neza, mu gihe ufite nk'aho ukora ubuhinzi, ubworozi bukeya ndetse n'ibindi, akaba ari uko baba bagenda babibara. Ndetse bakaba bavuga ko bagiye bakigisha abanyeshuri benshi kudoda, kubaka, kugira ngo babashe kuba batera imbere. Naho abazabona munsi y'amanota 20 ubwo ni ukuzahita yuko bajya gusibira. Abanyeshuri benshi mu wa gatatu bari bazi ko kuko mu wa gatandatu segonderi bizagenda bagafatira ku manota 50 kugira ngo ubone diplome, ariko nabo bishobora kuzagenda, ariko wapi bo nta kintu cyahindutse, bizaguma nk'uko byari bimeze, ahubwo amanota fatizo kugira ngo ujye kwiga interina n'ayandi fatizo kugira ngo ujye kwiga exterina nibyo bishobora kuba byarindutse, kuko mbere niyo waba ufite amanota 45 baguhaga interina kandi ukajya muri interina imeze neza, kuko buri umunyeshuri wiga mu wa gatatu kubona amanota 45 hari igihe aba ari umuhanga no kurusha n'uwabonye 60.
rimwe na rimwe banahurira muri interina ugasanga umwe abonye 45 yabaga umuhanga cyangwa se akagira amanota menshi kumurusha, ariko ntabwo ariko bizongera kugenda kuko munsi ya 49 bose no kwiga externe, naho ababonye amanota ari hejuru ya 50 bakajya kwiga interina. Nuko rero ibintu bimeze mu wa gatatu pirimeri, mu wa gatatu segonderi ndetse no mu wa gatandatu pirimeri, amanota azaguma nk'uko byari bisanzwe, ahubwo ikizahinduka ni igihe ndetse n'ibyiciro wigagamo bitewe n'amanota wabonye. Naho mu wa gatandatu segonderi bo bazaguma ku manota 50 kubona diplome, utabona 50 agasigaraho agasiba.